Intangangabo zikomeje kuba ingume mu bagabo ku buryo bamwe basigaye bifata igihe nibura cy'umwaka ngo babashe gutera inda, bityo ibi bikaba bibangamira umudendezo n'ibyishimo mu rugo, ndetse hamwe na hamwe bikaba byazana umwiryane wo ntandaro w'isenyuka ry'ingo zitaramara igihe. Naho indwara yibasira abagore bakimara kubyara ikomeje kubangamira benshi ku babyeyi bakikiye ibibondo nyamara ntibasobanukirwe intandaro yazo. Ese ibi byose byaba biterwa n'iki? Wabyirinda ute? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro twifashishije icyo ubushakashatsi butandukanye bwagiye bubivugaho. Ndagushimiye cyane kandi ngo ikaze nanone ishurumva hamwe Meta TV. Ndagushimiye cyane aho udahwema kubana natwe, by'umwihariko wakoze subscribe. Ndagushimiye cyane byinshi kuri izi nkuru mu buryo burambuye. Ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi ngo ikaze nanone. Intangangabo zikomeje kuba ingume mu bagabo bakoresha telefone cyane. Ubushakashatsi buherutse gushyirwa hanze na kaminuza ya Geneve mu Busuwisi bwagaragaje ko intangangabo zikomeje kugabanyuka cyane mu bagabo bakoresha telefone kenshi ugereranyije n'abazikoresha gake. Muri ubu bushakashatsi kaminuza yafatanyije n'ikigo Swiss Tropical and Public Health Institute bwakorewe ku bagabo 2886 bari hagati y'imyaka 18 na 22. Ubu bukaba bwarakozwe hagati y'umwaka 2005 na 2018. Hapimwe intangangabo zabo ndetse bihuzwa n'ibibazo babajijwe ibyo bakoreshejemo telefone. Biza kugaragara ko abakoresha telefone kenshi intangangabo zabo zagiye zigabanuka cyane. Ireme ry'intangangabo ripimwa hagendewe ku ngano z'intangangabo ziri mu masoro y'umugabo, imbaraga zazo mu kugenda ndetse n'imiterere yazo. Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS ugaragaza ko biba biteye inkeke iyo mu masoro y'umugabo angana na mililitiro imwe hatarimo nibura intangangabo ziri hejuru ya miliyoni 15. Mu gihe ziri munsi y'iki kigero, umugabo ashobora gutegereza umwaka urenga ngo abashe gutera inda. Ubusanzwe amahirwe yo gutera inda agenda agabanyuka iyo mililitiro imwe y'amasohoro nta ntangangabo nibura miliyoni 40 zirimo. Hari ubundi bushakashatsi bwagiye bukorwa mu myaka yatambutse bugaragaza ko intangangabo zigenda zigabanyuka mu bagabo uko imyaka igenda ishira. Aha nibura mu myaka 15 ishize zavuye kuri miliyoni 99 kuri mililitiro imwe zikaba zigeze kuri miliyoni 47 kuri mililitiro. Kimwe mu bivugwaho ku isonga mu igabanyuka ry'intangangabo harimo imihindagurikire y'ibihe, imirasire y'ibikoresho by'ikoranabuhanga, kunywa inzoga nyinshi, kunywa itabi, umuhangayiko n'ibindi. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Geneve bwagaragaje ko ku bagabo bakoresha nibura telefone inshuro imwe mu cyumweru basanze muri litiro imwe y'amasohoro yabo harimo intangangabo miliyoni 56 n'igice, mu gihe bakoresha telefone inshuro nibura 20 ku munsi intangangabo zabo muri mililitiro imwe ari miliyoni 44 n'igice. Abakoze ubushakashatsi bavuga ko byatijwe umurindi cyane n'iterambere ry'ikoranabuhanga, aho ikoresho rya interinete rigenda ryiyongera. Nk'uko twatangiye tubivuga kandi, reka turebere hamwe ku ndwara ifata abagore cyangwa se abamama bakimara kwibaruka. Iyi ni indwara bita postpartum depression, ikaba ari indwara yibasira abagore bakimara kubyara. Postpartum depression cyangwa postnatal depression ni indwara y'agahinda gakabije yibasira benshi mu bagore bakimara kubyara, nibura ikabafata mu cyumweru cya mbere cyangwa ikaba yaza igihe icyo ari cyo cyose mbere y'umwaka umugore amaze kwibaruka. Ikigo cy'Abongereza cyita ku buzima The National Health Institute muri Kanama mu mwaka 2022 cyatangaje ko iyi ndwara yibasira hejuru y'umugore umwe mu bagore 10 bakimara kubyara. Uyifite arangwa n'ibimenyetso bitandukanye birimo guhindagurika kw'ibyiyumviro bye, rimwe akumva afite agahinda kenshi ndetse akaba yanarira ntacyo abaye, akumva yihebye cyangwa ameze nk'aho nta kintu asigaranye ndetse akumva atakiryohewe n'ubuzima. Hari n'uwibasirwa n'umujinya ndetse n'umuhangayiko udasanzwe, akazinukwa inshuti ze z'umuryango we, akitakariza icyizere ndetse akumva yakwibabaza cyangwa akababaza uwo yabyaye.
ikindi kijya kibaho ni ukwibasirwa n'umunaniro ukabije no gucika intege, gutakaza ubushake bwo kurya no guhindagurika kw'ibiro, guhindagurika kw'imisinzirire, hakaba ababura ibitotsi ndetse hari n'abagorwa no gufata imyanzuro cyangwa bagatakaza ubushobozi bwo kwita ku kintu ngo bagikore neza. Iyi ndwara nta kigero cy'imyaka runaka umugore yaba arimo ngo imwibasire, ahubwo umugore wese ukimara kubyara ashobora kuyirwara. NHS ivuga kandi ko bamwe mu bagore bajya bayirwara ntibabimenye kuko itangira gahoro gahoro. Bimwe mu biyitera harimo imihindagurikire y'imisemburo y'umubiri w'umugore ukimara kubyara, kwiyumva nk'utarigeze yitabwaho ngo ahabwe ubufasha akimara kubyara, no kuba hari uwasanganywe agahinda gakabije na mbere yo kubyara. Hari kandi n'uruhererekane rw'imiryango, kuba wagira ibibazo ku mubiri warabitewe no kubyara bikugoye, kwibuka ko ugize inshingano nshya zo kwita ku mwana, cyangwa ukaba ufite n'ibibazo byo kubura ubushobozi bw'amafaranga n'ibindi. Ubushakashatsi kandi buvuga ko wiyumvamo ibimenyetso by'iyi ndwara nyuma yo kubyara agirwa inama yo kutiheza, kongera kugirana urugwiro n'abo mu muryango we cyangwa inshuti ze. Hari kandi no gushaka ubufasha mu biganiro mu kubajyana muri mitekerereze, gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho kuko byagufasha gusubira ku murongo, ibitotsi byawe ndetse no gufata indyo yuzuye. Mu gihe ukomeje kwibasirwa n'agahinda gakabije, ushobora kwivuza, byaba ngombwa abaganga bakanakwandikira imiti. Bumwe mu buryo bwagufasha kwirinda iyi ndwara kandi harimo kuguma kubaka umubano n'abantu ukunda no mu gihe utwite, ndetse ukanabasaba ubufasha mu gihe ubakeneye ku buryo utazagera mu gihe cyo kubyara usanzwe wiyumva nk'uwatereranywe. Ikindi kandi ni uko bishoboka ko no mu bagore bakuzengurutse hashobora kuba harimo abarwaye iyi ndwara nyuma yo kubyara, ku buryo ushobora kubegera ukabasaba inama z'ibyagiye bibafasha gusohoka muri ibyo bihe. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe byinshi kuri izi nkuru tuba twabateguriye. Ushobora gusura urubuga rw'igihe.com dukesha izi nkuru zisesenguye kandi zavuye mu bushakashatsi butandukanye, nawe ukamenya byinshi kuri zo. Gusa nimba wari mushya kuri channel, ndagusabye ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibana ibiganiro byacu byose. Ikindi ushatse kugira inkuru usangiza abandi cyangwa se ibitekerezo byubaka, watwandikira inbox ubundi tukaguha ikaze. Ndagushimiye cyane, nawe utaha.